Igihugu cy'Ubushinwa mu myaka yatambutse cyigeze gupfusha abaturage babarirwa muri miliyoni 45. Uyu mubare ni munini cyane ndetse ushaka wavuga ko uteye ubwoba, gusa aba bantu bangana uku ntabwo bishwe n'ibisasu kirimbuzi cyangwa intambara, ahubwo bishwe n'inzara. Ibi bishobora kumvikana nk'ibidashoboka uramutse ugendeye ku bukungu iki gihugu cy'Ubushinwa gifite kuri ubu. Kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1961, Ubushinwa bwahuye n'ikibazo cya politiki yari irimo guhuzagurika, ahanini mu bijyanye n'ishyirwaho ry'ibyemezo n'imirongo migari leta yagombaga kugenderaho. Iki gihe Ubushinwa bwari buyobowe n'uwitwaga Mao Zedong. Politiki ye ikaba yararanzwe n'impamyi yo gushaka gusiganwa n'ibindi bihugu byari byarageze ku iterambere rirenze iry'Ubushinwa, niko gushyiraho gahunda zinyuranye nyamara atari zo zari zikenewe cyane muri icyo gihe, bikaba byari bikubiye mu cyiswe The Great Leap Forward cyangwa se intambwe nini ijya mbere. Aha leta y'Ubushinwa yambuye abaturage uburenganzira ku mikoreshereze y'ubutaka by'umwihariko mu bikorwa by'ubuhinzi, ndetse basaba guhindura imikorere bakerekeza mu mirimo yo gukora ibyuma aho kwibanda ku buhinzi. Ibi byose byabaga mu buryo butarimo kungurana ibitekerezo kuko byabaga ari itegeko. Abaturage babitse amasuka maze bayoboka iy'ubucuzi. Uku gusimbuza ubuhinzi ubucuzi byateje ikibazo mu mibereho y'abaturage, ari nabyo byaganishije kuri iyi nzara yahitanye abantu bangana uku. Inzara imaze gufata indi ntera, byateye leta y'Ubushinwa kurushaho guhuzagurika cyane mu byemezo yafataga, itangira gutegeka abaturage guhindura uburyo bw'imihingire, bagahinga bashinga isuka cyane cyangwa bacukura kurusha uko bari basanzwe bahinga. Ibi nabyo babaga babibwiwe n'abitwaga abashakashatsi ariko batari babizobereye. Bamaze kubona ko nabyo ntacyo bitanze, leta yatangije ubukangurambaga bwo guhiga inyoni zo mu bwoko bw'ibishwi. Icyo gihe zafatwaga nk'ibyonnyi bikuru. Amamiliyoni y'Abashinwa hirya no hino ku misozi, ibibaya ndetse n'imirambi bahondaga ibintu bisakuza, ari nako bavuza induru birukana izi nyoni. Intego ikaba yari ukuzibuza amahwemo zikaguruka ubudahagarara kugeza zibuza umwuka zikitura hasi bakagenda bazifata. Iyi nzara yaje kugera ku rwego abantu barisha nk'amatungo, ndetse bikanageraho abantu batangira kurya bagenzi babo. Yarangiye iti: "Jye nitwa Nuello Okoye." Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Great Chinese Famine niyo nzara ifatwa n'abahanga benshi nk'iyahitanye abantu benshi kurusha izindi zose zabayeho mu mateka y'isi. Yabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mao Zedong. Uyu akaba yari umunyapolitike, umuyobozi w'impinduramatwara, ndetse akaba n'umwe mu bantu bagize uruhare runini mu mateka y'Ubushinwa bwo mu kinyejana cya 20. Niwe washinze kandi ayobora Ubushinwa bwa gikomunist People's Republic of China. Hari kuva mu mwaka w'1949 kugeza apfuye mu mwaka w'1976. Iyi nzara kandi yanahuriranye na gahunda nini yari yariswe Great Leap Forward, intambwe nini ijya mbere. Ikaba ari gahunda igomba guhurirwaho n'Abashinwa bose mu rugendo rw'iterambere. Mu gihe Chinese Communist Party yafataga ubutegetsi mu mwaka w'1949, igihugu cy'Ubushinwa cyari gikennye cyane kandi n'abaturage benshi bari batunzwe n'ubuhinzi. Ubushinwa bwari buvuye mu bihe bikomeye cyane by'intambara zarimo Second Sino-Japanese War. Iyi ikaba yari intambara yabaye hagati ya leta y'Ubushinwa n'ubwami bw'abami bw'Abayapani. Yatangiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 1937, irangira Abayapani batsinzwe hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 1945. Indi ntambara Ubushinwa bwari buvuyemo nizwi nka Chinese Civil War. Iyi nayo yari intambara y'imbere mu gihugu cy'Ubushinwa, aho leta y'Ubushinwa y'icyo gihe yari ihanganye n'abarwanyi b'ishyaka ry'abakomunisiti. Iyi ntambara ikaba yararangiye abakomunisiti bayitsinze hari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 1949. Izi ntambara zikaba zari zarasenye ubuhinzi, ibikorwa remezo ndetse n'ubukungu muri rusange. Nyuma yo gufata ubutegetsi, leta yashyizeho ivugurura ry'ubutaka, iha abahinzi ubutaka bwari bwarigaruriwe n'abaherwe. Mu ntangiriro byagenze neza ndetse n'umusaruro uba mwinshi. Gusa bigeze mu myaka y'1950, leta itangira gukusanya imirima y'abaturage iyihuriza mu mashyirahamwe manini y'ubuhinzi. Ibi bikaba byari bigamije gukuraho ubuhinzi bwigenga cyangwa se bw'umuntu ku giti cye. Mu mwaka w'1958, Mao Zedong wari uyoboye Ubushinwa muri icyo gihe yatangije gahunda yise Great Leap Forward, intambwe nini ijya mbere. Iyi ikaba yari gahunda ihuriweho n'Abashinwa bose mu rugendo rw'iterambere. Intego nyamukuru y'iyi gahunda ikaba yari uguteza imbere inganda mu buryo bwihuse, kongera umusaruro w'ubuhinzi ku kigero cyo hejuru, gushyikira ibindi bihugu byari byarateye imbere kurusha Ubushinwa, ndetse no gukora ibyuma ku rwego rurenze urw'ubwami bw'Abongereza bwariho muri icyo gihe.
Mao Zedong. Mu gukora ibi yizeraga ko ubushake bwa politike n'umurava ubwabyo byashoboraga gutsinda imbogamizi zose bari guhura nazo. Ibi nibyo byatumye hashyirwaho politike nyinshi zitari zisanzwe muri icyo gihe muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Leta yashyizeho amakomine manini y'ubuhinzi, buri komine ikaba yarashoboraga kugira imiryango ibarirwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 20, ni ukuvuga abaturage ibihumbi byinshi. Muri iki gihe ubuhinzi bwigenga bwakuweho hafi ya bwose. Muri aya makomine habaga harimo igikoni rusange, irerero rusange ry'abana ndetse no gukorera hamwe mu buryo bw'itegeko. Iki gihe abayobozi bavugaga ko abaturage nibaramuka bakoreye hamwe umusaruro uzazamuka cyane kandi vuba. Gusa siko byaje kugenda, kuko abantu benshi batakaje umuhate bitewe n'uko batari bakigira inyungu ku musaruro wabo bwite. Kimwe mu byaranze ibi bihe by'iyi gahunda ya Great Leap Forward ni gahunda yo gukora ibyuma mu buryo bwihuse. Muri iki gihe imidugudu yose yasabwe kubaka amatanura y'ibyuma, amamiliyoni y'abahinzi yakuwe mu mirima maze bajya gutangira imirimo yo gukora ibyuma. Mu gukora ibi bashongeshaga bimwe mu bikoresho byabo bakoreshaga mu buhinzi ndetse na bimwe mu bikoresho byo mu rugo. Gusa ibyuma byinshi byavuyemo ntibyari bifite ubuziranenge ndetse birangira nta n'icyo babikoresheje. Ibi byatumye habura abantu bo kujya gukora imirimo y'ubuhinzi maze umusaruro uragabanuka bikabije. Leta yashyize imbere uburyo bw'ubuhinzi butari bushingiye ku bumenyi bwemewe. Bimwe mu byo bagendeyeho ni ibyaturukaga ku bitekerezo by'uwitwaga Trofim Lysenko. Uyu akaba yariyitaga umuhanga, umushakashatsi ndetse n'inzobere mu bijyanye n'imiterere y'ubutaka ndetse n'iby'ubuhinzi. Abayobozi bavugaga ko abaturage bagomba guhinga imbuto zihuje kuko ngo bizatuma zidahanganira mu murima. Ibi bikurikirwa no gutera imbuto mu buryo bwo kuzicucika. Ibi byavuyemo ko ibihingwa byarwaniraga intungagihingwa, maze igihe cy'isarura kigeze babura umusaruro. Batanyuzwe bategeka abaturage guhinga mu bundi buryo. Iki gihe abahinzi bategetswe guhinga ubutaka bakabubyaza isi ndende, ni ukuvuga guhinga bashinga isuka cyane, bitandukanye n'uko bari basanzwe bahinga. Ibi nabyo byatumye bangiza imiterere y'ubutaka, nabyo bigabanya umusaruro. Muri iki gihe ibyo bageragezaga byose byasaga naho bimaze kubacanga, maze hatangira gahunda yo kwica inyoni z'ibishwi. Ni ubukangurambaga bwamenyekanye nka 4 Pets Campaign, aho abaturage basabwe guhiga no kwica inyoni z'ibishwi. Abashinwa babarirwa mu mamiliyoni bakwiriye mu misozi, imirambi n'ibibaya. Gahunda yari ukwamagana inyoni z'ibishwi zaboneraga umusaruro, bakazibuza amahoro zikaguma mu kirere ziguruka ubudahagarara kugeza ibihaha byazo binaniwe gukora zikitura hasi, maze bakagenda bazitoragura imwe ku yindi. Ibi nabyo byaje guteza ingaruka zitari nziza. Habayeho kugabanuka gukabije k'ubwo bwoko bw'inyoni z'ibishwi, maze udukoko twangiza imyaka twaribwaga n'izi nyoni bari bamaze kwica natwo twiyongera ku muvuduko udasanzwe. Imirima nayo muri iki gihe yahise yangirika noneho kurushaho. Ibi byose byarinze iyo bigera kuri uru rwego bitewe n'ikibazo cyo gutekinika cyangwa gutanga amakuru n'imibare by'ibinyoma byabaga bikorwa n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Aha bakaba baratinyaga kugaragaza ko gahunda leta y'Ubushinwa yari yarashyizeho zari zananiranye. Abayobozi batangazaga ko umusaruro wabonetse ndetse wikubye inshuro nyinshi, ko habonetse ibisarurwa by'igitangaza ndetse ko bageze no ku iterambere rihambaye. Aya makuru n'imibare by'ibinyoma byatumye Mao Zedong wari uyoboye Ubushinwa ndetse n'abandi bayobozi bo hejuru bizera ko igihugu gifite ibiryo byinshi kuruta uko byari bimeze. Muri iki gihe leta yakusanyaga umusaruro kugira ngo igaburire abaturage bo mu mujyi, ibitange mu gisirikare ndetse inabitange ku bakozi b'inganda. Ahandi kandi leta y'Ubushinwa yajyanaga uyu musaruro hari mu kuwifashisha mu kwishyura amadeni iki gihugu cyari gifite ibindi bihugu birimo na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Kubera imibare y'ibinyoma, leta yafataga umusaruro mwinshi cyane maze abaturage bagasigara nta biryo bafite. Ni ukuvuga niba habonetse umusaruro runaka, abayobozi bakawutangaza bawukubye kabiri. Ibyo byatumaga igihe leta ije gukusanya umusaruro wabonetse mu midugudu, ijyana umusaruro wose yibwira ko yajyanye igice kimwe, ikindi kagisigira abaturage, nyamara iwutwaye wose kubera amakosa y'abayobozi b'inzego z'ibanze batanze amakuru ndetse n'imibare by'ibinyoma. Urugero, niba umudugudu warejeje toni 100, abayobozi bakavuga ko wejeje toni 200. Iyo igihe cyo gukusanya umusaruro cyageraga, leta yashoboraga kuza igatwara toni 100 yibwira ko abaturage basigiye izindi toni 100, kandi mu by'ukuri umusaruro mbumbe wabonetse bawutwariye rimwe. Aha niho inzara yatangiye gufata intera ikomeye. Gusa ku rundi ruhande hari amakuru yagaragaye mu bushyinguro bw'impapuro za leta yerekanaga ko uyu wari umuyobozi w'Ubushinwa Mao Zedong hari inyandiko ubwe yiyandikiye avuga ko aho kugira ngo abaturage bose bapfe mu gihe cy'inzara, wagaburira 1/2 cyabo bakabaho neza, ikindi 1/2 cyabo kikaba ari cyo gipfa. Ibi byatumye basesenguye izi nyandiko bemeza ko byanze bikunze amakuru y'iyi nzara uyu muyobozi w'Ubushinwa yari ayazi, ahubwo agahitamo gufata ibice by'icyaro akabigira igitambo cy'imijyi. Ni ukuvuga abanyacyaro bagapfa bishwe n'inzara ariko akagaburira abanyamujyi. Zimwe mu ntara zakubiswe n'iyi nzara cyane harimo Anhui, Henan,
Sichuan ndetse na Gansu. Muri iki gihe abantu benshi bageze aho barya ibishishwa by'ibiti, barya ibyatsi, barya amababi ndetse n'imizi y'ibimera byo mu gasozi. Indwara zishingiye ku mirire mibi zahise zaduka, imiryango myinshi irasenyuka, abantu bava mu byabo bajya gushakisha aho bakura amaramuko. Byageze aho leta itangira gukoresha inkoni, gufunga abantu ndetse no kubima ibiryo kugira ngo bubahirize amabwiriza, ariko birananirana. Saha byagarukiye gusa kuko abashakashatsi batangaje ko mu byo babonye harimo n'ibimenyetso byerekana ko mu duce tumwe na tumwe habayeho kurya inyama z'abantu. Ibyo bimenyetso bikaba byaragiye bishingira ku nyandiko za leta zibanga, ubuhamya bw'abarokotse ndetse n'ubushakashatsi bushingiye ku mateka. Leta y'Ubushinwa yamaze igihe kirekire ivuga ko inzara yatewe ahanini n'amapfa n'imyuzure. Ni koko habaye amapfa mu duce tumwe na tumwe, haba imyuzure ndetse n'imihindagurikire y'ikirere, ariko ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko ibyo byonyine bitashoboraga gutera urupfu rw'amamiliyoni y'abantu angana uko. Abahanga benshi bakaba bemera ko impamvu nyamukuru yabaye politiki mbi ya leta y'Ubushinwa ndetse n'imicungire mibi yari iriho muri icyo gihe. Imibare y'abantu bishwe n'iyi nzara igenda inyurana bitewe n'abashakashatsi. Urugero, umushakashatsi witwa Judith Bannister yatangaje mu bushakashatsi bwe ko iyi nzara ishobora kuba yarahitanye abaturage miliyoni 30. Uwitwa Yang Jisheng yatangaje ko iyi nzara yahitanye abaturage babarirwa muri miliyoni 36. Uwitwa Frank Decoder yatangaje ko iyi nzara yahitanye abaturage miliyoni 45. Naho abandi basesenguzi ku bijyanye n'amateka y'iyi nzara batangaje ko iyi nzara yahitanye abaturage babarirwa hagati ya miliyoni 15 na miliyoni ziri hejuru ya 40. Kuva mu mwaka w'1961 leta yatangiye guhindura zimwe muri politike, harimo kugabanya ubukana bwa gahunda ya Great Leap Forward, cyane ko bari bamaze kubona ko nta musaruro iri gutanga. Habayeho kandi gusubiza abaturage uduce tw'ubutaka bwo guhingaho ku giti cyabo. Habaho no kugabanya ingano y'umusaruro leta yatwaraga ndetse no kwemera ko ikibazo cy'inzara cyari gihari kandi kinakomeye. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Icya none naha ngisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.